Uwashinganywe n'Uwiteka. Kubara ibice 12 umurongo wa 8. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Inshuti zibana ibihe byose, mu byiza zirishimana, mu byago ziratabarana. Uko niko bigendekera abakunzi b'Uwiteka. Nta gipfa kubageraho uko kibonye, kandi nta upfa kubakorera ibyo yishakiye ngo bimugwe amahoro. Mose yari inshuti y'Imana. Bajyaga baganira nk'uko umuntu aganira na mugenzi we, kugeza ubwo Imana yarakariraga Abisirayeli igashaka kubarimbura, ariko Mose agatuma yisubiraho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Mose yapfuye agikomeye kubwo kugendana n'Imana. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirorirori, intege ze zari zitagabanutse. Gutegekwa kwa 2 ibice 34 umurongo wa 7. Miriyamu na Aroni bari abavandimwe ba Mose, ariko niwe wari muto kuri bo. Nubwo Imana yari yaramukoresheje ibikomeye, bakomeje kumusuzugura bagendeye kubifatika by'umubiri. Ubwo bamuneguraga bibwiraga ko ari umuntu usanzwe, ntibamenya ko yamaze kuba umwe n'Imana. Kumunegura byonyine byatumye Imana ibarakarira, batabarwa na Mose, ariko n'ubundi Miriyamu amara icyumweru arwaye ibibembe. Inshuti z'Imana ntizigombera kwirwanirira, umurengezi wazo abazibereye maso. Hari abantu bamwe biyita abakozi b'Imana, ariko hagira ubavuga nabi, kandi rimwe na rimwe ari amakosa yabo agaragara, bagatangira gutera abantu ubwoba ko badakorwaho kuko ari abakozi b'Imana. Ubundi ibyo ni ibimenyetso by'abatari abagaragu b'Imana nyakuri. Mose ntiyagomberaga gukanga abantu ngo bamutinye. Yari umugwaneza uruta abantu bose bo mu isi. Abamuhagurukiraga, Imana niyo yabahagurukiraga. Daniel ntiyigeze atera ubwoba bamugambaniye ngo atarwe mu rwobo rw'intare, nyamara nibo zaje gutanyaguza. Abo bose ndetse n'abandi benshi bari abantu boroheje kubigaragara, ariko bari abashinganywe b'Uwiteka. Hari abo Imana yemeye ko bababazwa kugira ngo babere abandi inzira y'agakiza, ariko nta mibabaro y'ubusa yapfaga kubageraho. Muri iyi minsi ya nyuma ibikomeye bizarushaho kuba byinshi, ariko inshuti z'Imana zifite ubwishingizi, kandi ukuboko k'Uwiteka kubagose impande zose. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Imigani igice cya 1 umurongo wa 33. Gusenga. Mwami Yesu, nishinganishije muri wowe, mpa kuba inshuti yawe nk'umugaragu wawe Mose. Amen.